ndimo rero nifuza kukubwira nanjye nibwira ngo dusabe Yesu atwigishe gusenga. Ndifuza kukwibutsa utuntu dukeya ku gusenga, hanyuma tukongera tugafata umwanya wo gusenga. Haleluya. Utwigishe gusenga. Hari abana b'Imana beza, b'abantu beza, batari mu byaha, ariko igicaniro cy'amasengesho cyazimye mu mitima yabo. Igicaniro cy'amasengesho kizimishwa n'ibintu bitandukanye. Kizimishwa no gutegereza igihe kirekire ibyo wizeye ku Mana ukabona ntibiza. Rimwe na rimwe ukumva wasenga utasenga kumva nta kibazo, ariko biba ari ikibazo. Mu bintu by'agaciro dufite mu rugendo rw'agakiza, nyuma yo kuba dufite Kristo muri twebwe, nyuma yo kuba twarahindutse abana b'Imana, nyuma yo kuba twarahawe umwuka wera nk'ingwate kugeza igihe itorero Kristo azagaruka kuritwara, ikintu cy'agaciro ufite ni ugusenga kwawe. Ni igicaniro cy'amasengesho cyo mu mutima wawe. Umwanzi rero arabizi, niyo mpamvu azahagurutsa ibintu by'uburyo bwose kugira ngo azimye igicaniro cy'amasengesho cyo mu mitima yacu. Haleluya. Iyo tuje guterana tuba tuje gukomeza ibihe byiza buri muntu asanganywe ku giti cye. Ntabwo tuba tuje kubitangirira ahangaha. Iyo usanganywe ibihe byiza n'Imana yawe, iyo ugeze mu rusengero byanze bikunze urafashwa. Indirimbo zicuranze neza cyangwa nabi ziragufasha. Gusenga umuntu yazamuye ijwi cyangwa yajyanye buhoro urafashwa, kuko usanganywe ibihe byiza byo gusenga ugiye gukomerezaho. Ariko iyo wabitakaje biragorana. Rero mu bintu umwanzi arwanya kandi asenya, yifuza kuzimya igicaniro cy'amasengesho mu mutima wawe. Akakizimisha gutegereza Imana ukagera igihe utakitegereje, akakizimisha amaganya y'iyi si cyangwa guhaga. Sandra yahoze abivuga. Ni ukuvuga ngo essence, kugubwa neza, kugira ibyibanze n'ibiruti by'ibanze byinshi bijya bizimya na by'igicaniro cy'amasengesho, kuko hari ibintu byinshi ubona udakeneye kubisengera, ariko n'amaganya nayo ajya azimya igicaniro cy'amasengesho. Imana itugirira ubuntu. Ibitotsi byinshi rero mu mwuka si mwebwe gusa, birakomanga hirya no hino mu itorero muri rusange. Ibitotsi byo mu mwuka bigenda bigwira. Niyo mpamvu dusaba Kristo ngo atwigishe gusenga. Haleluya. Ikindi nifuza kubwira abana beza bakunda Imana ariko batakiri expectant, badagifite icyo bagitegereje ku Mana, reka mbabwire ko ari ukwibwa. Haleluya. Nanjye iryo somo ryize vuba ahangaha, ntabwo maze igihe umwuka wera yongeye kuri nyigisha, ariko ni ukwibwa. Ni ukwibwa kwazanywe no kwirwanaho, turwana ku marangamutima yacu kugira ngo tudakomereka. Mva mbabwire uko bimeze. Nuvuga ngo hari ibintu warasabye Imana, usenga usaba Imana ko ikugirira ikintu runaka. Tuvuga urugero, uri umukobwa ukeneye ko Imana igukorera ubukwe, cyangwa se uri umugore urasengera ko umugabo wakizwa, cyangwa se urasengera ko umugore wakizwa, n'ibindi dutegereza ku Mana. Noneho bigatinda. Kera ugisenga bigitangira wabaga uzi ko buri mwaka biri bukoreke, siko bimeze? Cyangwa gukira indwara cyangwa kubyara cyangwa ibyo bintu byose dusaba ko Imana idukorera. Ukitangira urugendo rwo kwizera Imana wabaga uzi ko buri mwaka biri bukoreke. Noneho ukabona umwaka urashize, uwa kabiri ugiyeho, noneho agace ko gutegereza Imana kakazima. Ndetse ukavugana n'umutima wawe, ukabwira amarangamutima kugira ngo atazakomereka, ukayabwira ko nta kintu umutegereje, kugira ngo ejo nadakizwa, cyangwa ubukwe nibutaba, cyangwa akazi nikataza, cyangwa promotion nitaza, cyangwa no gutwita nibitaza, kugira ngo ejo utazakomereka. Ariko reka mbabwire ko ibyo ni ibintu byo kwirwanaho bitajyanye no kwizera. Haleluya. Biragatsindwa n'Uwiteka gusenga Imana tudategereje ko ari cyo yakora. Amen. Ndabibabwira kuko nanjye iyo ndwara mu minsi yashize nari nyirwaye. Gusenga utiteranya n'Imana ariko nta n'ikintu yitegerejeho, kuko wategereje bigatinda, ukabwira agatima kawe kugira ngo katazakomereka mama, ukakabwira uti uva, ashobora gukizwa cyangwa ntakizwe, ashobora gutwita cyangwa ntutwite, akazi kaza cyangwa nikaze. None rero uyu mwaka nta kintu dutegereje, ariko Mana turi kumwe, turagukunda, uri Imana ishobora byose, ibishoboye ite kandi ibyo ngibyo byaravuyemo. Reka rero mu gusenga kwacu ibintu byo kwirwanaho tubikureho, wongere wizere Imana y'ibitangaza. Haleluya. Wirwana ku marangamutima yawe, ntacyo atwaye n'ibitaba, ntacyo bitwaye, ariko hari igihe bizaba. Haleluya. Turakize, fatanya nanjye gukira. Haleluya. Ni Imana y'ibitangaza, ni Imana yabikora none, ni Imana yagukorera ubukwe mu mwaka umwe, mu kwezi kumwe, ni Imana yaguha akazi mu kwezi kumwe, ni Imana yakuzamura mu kwezi kumwe, ni Imana yamukiza mu kwezi kumwe. Haleluya. Wongera usengo yizeye. Bibiliya iravuga ngo ntibishoboka ko umuntu
yanezeza Imana atagize gute, atizeye. Rero hari abana b'Imana beza dukorera Imana, ariko tubanye nayo mbese turavuga ati mbese Mana twirwanyeho mu marangamutima ngo amarangamutima adakomereka. Ni ikintu cyo kwirwanaho kizimya kwizera kwacu. Haleluya. Mana yacu tugire neza, twizeye ko Imana izasubiza gusenga kwacu, twizeye ko nta sengesho na rimwe ritakara hasi. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Igihe kimwe muri uko gukubitwa k'umutima nk'uko wawe ujya ukubitwa n'uwanjye ujya ukubitwa, muri uko gukubitwa k'umutima nabwiye Imana, ariko Mana ubundi kuvuga ngo isengesho ry'umukiranutsi, ngira ngo narabibabwiye hari n'ubushize, isengesho ry'umukiranutsi igira umumaro iyo asenganye umwete. Kugira umwete ni ukuye ko numva umwete nawe umazeyo ra kugira umwete harimo umutima, harimo n'ibyo wari wiyemeje kutabireka. Urugero niba wari wavuze ko ari gusenga no kwiyiriza, hanyuma wagera saa 4 ugasoma ku mata cyangwa ukarya umuneke, nuvuga ngo umwete ntawo. Isengesho ryose umuntu asutsemo umutima wose, na cya kintu ushobora kureba uri mu gisengera nka kiti cy'ubwana, ariko iyo gisutsemo umutima, iryo sengesho rikora ku ntebe y'Imana. Haleluya. Umutima wawe niko kuri, nicyo urimo kuvuga. Hanyuma umwete ni za ngamba. Niba wavuze ngo urabyuka saa 9, ubwo nyine ni wowe wabivuze, nta n'umuntu wabikuvugiye. Niba wavuze ngo uriyiriza, ni wowe wabivuze, nta muntu wabikuvugiye. Haleluya. Iyo ugeze hagati ukabivamo, ubwo nyine umwete ubushize. Amen. Gusenga rero kose k'umukiranutsi, mu yandi magambo k'umwana w'Imana, kuko dukiranurwa nuko turi muri Kristo Yesu, gusenga kose kugeretseho umwete, kose gukora ku ntebe y'Imana. Nta sengesho na rimwe wasenganye umwete ryatakaye. Haleluya. Umuntu udakunda kurya ni umuntu uburwayi. Hari igihe mu kinyabupfura cya Kinyarwanda tuvuga ngo twebwe ntabwo dukunda kurya, ariko reka mubwire ko iyo udakunda kurya burya uburwayi. Siko bimeze? Umuntu muzima yagombye kugira apeti. Rero kwibuza ibyo kurya no kubongeyemo kandi kete, kugabanya ibiganiro no kureba filime n'ibindi bintu bikurangaza bitungura umwuka wawe, nuko bawongeyemo umwete. Reka dushyiremo umwete, dushake mu maso y'Imana. Ni Imana iboneka. Haleluya. Ni Imana isubiza gusenga. Ntago ririya verse ryigeze risibika rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete, ntirizigera risibika, kuko gusenga k'umukiranutsi kuracyakorana n'Imana. Haleluya. Imana iracyagukoresha umurimo wayo uko muri Bibiliya ijambo ry'Imana havuga. Amen. Wongere utore kwizera kwawe, wongere usenge nk'umwana mutoya, ubwira Imana ngo ndabizi ko wabikora, n'uyu munsi wabikora. Haleluya. Nkomeje kukwizera, ndashaka ko igicaniro cyanjye kitazima, ndashaka ko uburyohe bw'agakiza butamanuka. Ikindi igicaniro cy'amasengesho cyazimye n'uburyohe bw'agakiza birajyana. Umunezero ugenda ugukamukamo. Igihe cyose uzumva uri umukristo udafite umunezero, hari ikintu uba wanyazwe. Haleluya. Kwizera n'umunezero w'agakiza biragendana. Iyo nabihiwe, kwizera kuba kwagiye. Ariko iyo ufite kwizera kuryoshye, mba ndyohewe. Ese mba ndyohewe ibibazo byagiye, biba bigihari, ariko mba mfite umunezero birusha imbaraga, uri hejuru yabyo. Haleluya. Mu byo ndimo gusaba Imana, kuko ndaryohewe cyane hamwe n'Imana yanjye. Ndakwifuriza kuryoherwa mu isengesho ryanjye, rimwe nabwira Imana, Mana ntago nifuza kumanuka hano hantu. Reka twongere twigirane imbere, ariko ibintu byo kumanukayo kongera ukabunza umutima ukareba hirya no hino, ndumva ibyo bintu ntabikumbuye, ndumva ntabishaka. Niba nawe ufite uburyohe bw'agakiza, saba Imana kongera kwigira imbere, kutazongera kumanukayo. Haleluya. Umunezero w'agakiza uraryoshye nta kusa, ariko kubunza umutima gukubita hirya no hino, birabishye, ni nkaho tudafite Imana nzima. Amen. Unyigishe gusenga. Haleluya. Iki kivuzo cyavutse abigishwa ba Yesu bamubonye arimo asenga muri Luka 11:1 ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga nkuko Yohana yigisha abigishwa be. Ntabwo ndi bukomeze isengesho hepfo, ariko kuki bamusabye ko abigisha gusenga? Bari bamubonye nanone asenga. Ikindi babonaga ko gusenga kwe byari byose kuzana umusaruro. Haleluya. Amen. Imana ishimwe ko abigishwa bari barasobanukiwe iri banga, batamubwiye ngo twigishe ibindi n'ibi, ahubwo baravuze ati byari byo byose ubuzima uyu mugabo tugendana afite abukomora hano hantu, kuko tujya kubyuka tugasanga yagiye, rimwe na rimwe ninjoro turamubura yagiye gusenga. Kuko Bibiliya ivuga inshuro nyinshi uburyo Yesu yasenze, mu nkoko azindutse, ninjoro, mu rukerera, sinzi inshuro nyinshi asenga. Ngo ari ahantu hamwe arimo gusenga, arangije umwe mu bigishwa bagira ngo bari bicaye bamureba gutya.
haleluya. umwe mu yigishwa we aramubaza ati twigishe gusenga. Ndifuza no ko mu kanya tugiye gusenga, ariko ndifuza ko wabwira umwuka wera akakwigisha gusenga ku buryo igicaniro cy'amasengesho umutima wawe kitazongera kuzima, kitazongera kuzima. Mwanzi arimo aratunyaga gusenga, agateza abarokore b'iki kinyejana gusengesha. Ntabwo uzumva mbikubwira, uzahora wumva nguca intege mu gusengesha. Ese nuko ntagira umutima wasengera umuntu, ni ukuri ndawugira. Ariko nzi ko bigira umumaro mukeya kuruta wowe wisengeye. Iki kinyejana rero umwanzi arimo araduteza ubunebwe bwo gusengesha. Nta muntu wasimbura umwuka wera mu buzima bwawe, nta muntu wasimbura Kristo mu buzima bwawe. Ntekereza ko n'Imana ibifuhira igihe cyose isengesho ryanjye rigomba guca mu muntu ngo ufite amavuta ya bwoko ki wowe utagira. Ese nuko ntemera impano? Abantu bafite impano, abantu barakuze mu gakiza baraturusha, abantu bafite ibintu bamaranyemo n'Imana iminsi twabigiraho, ariko nta muntu wasimbura kwivuganira n'Imana kwawe. Ntawe. Iyo aba hari, Bibiliya iba yaramuturangiye, iba yaramutubwiye kabwa tortanse kugira ngo usenga kwawe kwemerwe uzabanze ugere mu rugo kwa Sandra. Ariko ubwo Bibiliya itaturangiye umuntu n'umwe, nuko data aragushaka, arashaka igicaniro cy'amasengesho mu mutima wawe, arashaka kumwibwirira. Kandi reka mbabwire, amajwi yacu yose aramuryohera. Abafite abana turabizi, umwana w'umubebe utazi kubivuga, iyo abivuga biriya biraturyohera. Umwana mukuru yazi kubivuga neza nabyo biraturyohera. Data yifuza gusenga kwawe, akwifuza ukwanjye wenda umaze imyaka 20 nisenga, akifuza ukwawe bitangiye uyu munsi cyangwa umaze imyaka 10, byose arabishaka. Haleluya. Ntugwe mu mutego w'iki kinyejana wo gusengesha, cyangwa kugira imbaraga zisenga uko tumaze kubitsinda hanyuma n'abandi jyenyine bigakama. Yesu atwigishe gusenga. Haleluya. Nizeye ko mu misengere yacu tuzahavara impinduka tubonye. Ikindi twitegura gusenga nuko uburyo ufata Imana biramataringa. Imana ni umwami w'icyubahiro, ariko kandi Imana ni inshuti. Haleluya. Ntukabyibagirwe, Imana ni umwami w'icyubahiro, ariko Imana ni inshuti. Haleluya. Inshuti mwinjirana mu tudetaye utabwira rubanda rutambuka. Ariko kuba inshuti, abera bamwe batari twebwe haraho barabifashe nanone bayigira umuntu w'umujama, bibagirwa ko ari umwami w'icyubahiro, ku buryo guhicumuraho bitabatera ubwoba. Birakwiriye ko tubigendanisha zombi. Haleluya. Umwami w'icyubahiro wemeye kunyita inshuti, nkabigendanisha byombi. Urugero, iyo nacumuye, iyo nakoze icyaha, nkamubwira ngo umwami mbabarira, ni icyubahiro cyinshi kuko nzi ko ari umwami wera. Wifuza ko natwe tubabera nkuko nawe ari uwera. Icyo gihe imbabazi nsaba ziba zivuye mu mutima. Muri bukumugani Yesu yaciye w'isengesho ry'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Haleluya. Umufarisayo yaragiye yikoma mu gatuza kandi ngo asengera mu mutima. Ikindi mwite ku mitima. Twite ku mitima yemwe abasenga. Haleluya. Tekereza ko uwo mufarisayo atabivuze aho tuvuwa, ntabwo yakoresheje loud voice, yavugiye ngo mu mutima, aravuga ati wambonye mwama ariko simeze nk'abantu babashenzi, abantu b'abanyazi bafeke. Yewe ntabwo icya 10 kibyo nunguka byose niyiriza 2 mu cyumweru. Ibyo yavugaga byari byiza, iri intambwe nziza, ariko umutima. Hanyuma wamukoresha w'ikoro, ntabwo Imana yamushimiye kuko ari umunyabyaha, ahubwo yamushimiye kubera umutima wabivuganye. Aravuga ngo Mana, ndi umunyabyaha, sinari nkwiriye no kureba aho uri. Arimo arasenga Imana y'icyubahiro n'igitinyiro cyinshi. Rero iyo twayicumuyeho, iyo wakoze bya bindi wari warasezeranye kutazongera gukora, ukwiriye kwisanga nk'umwami w'igitinyiro. Biragatsindwa n'Uwiteka kumenyera ibyaha. Kumenyera ibyaha, umuntu akaba yasambana mu bitekerezo akumva ntacyo bitwaye. Uzi ko mu bitekerezo ushobora kwambura umugore ubusa ukamuryamisha mukaryamana, cyangwa ukambura umugabo ubusa mukaryamana, mu bitekerezo ukumva ntacyo bitwaye, ukaza ukazamura amaboko ugakora umurimo w'Imana ukatereka. Imana y'umwami w'igitinyiro ni Imana ireba mu mutima no mu bitekerezo. Icyo gihe ibitekerezo byanjye byancitse bigacumura, musaba imbabazi z'ukuri, ndamubwira ngo umbabarire ko ndi umunyabyaha. Dore ibitekerezo byanjye byongeye birandura, nta muntu ubizi, nta n'umuntu bireba, ariko we mwami urabibona, umbabarire. Hanyuma nk'inshuti
ukongera ukamubwira turabizi ko nari naragusezeranyije ko ndazongera ariko byananiye narongeye. Uko ufata Imana mu masengesho yawe biramataringa, ni iby'ingenzi. Ni umwami w'igitinyiro ariko ni inshuti, ntugatinye kumubwira. Umwanzi aradushuka akavuga ngo wagiye kure, wagize gutya na gutya, ngo ntukwiriye no kwegera Imana. Ahubwo nicyo gihe cyo kuyegera, nicyo cyamuzanye. Yazanywe n'abanyantege nkeya. Ngo umuganga ntago akenera abazima. Nta muntu ujya ku murongo wa consultation kwa muganga ari bien important ameze neza, hajyayo waraye nabi nutameze neza. Nicyo cyazanye Yesu. Ntubimenyere ariko ntutinye no kumwikubita imbere. Kandi si ngombwa ngo wiyite umunyabyaha ntabyo wagiyemo. Haleluya. Ushaka kumbwira urugero numva rwiza tugeranyeho, ndashaka kunyigiza imbere. Nyigisha kukwizera kurutaho, nyigisha gukunda ibyo ukunda. Haleluya. Tumara utuntu n'utundi mu mitima. Buriya mu mitima y'abantu habamo utuntu n'utundi tutitwa ibyaha ariko tutuntu n'utundi tudasa na Yesu. Ushobora kuba n'ibitekerezo byanduye byanga abantu ntabigihari ariko harimo utuntu n'utundi. Kumbwira uti mara mu tuntu n'utundi tudasa nawe Yesu. Haleluya. Twizere kuzava mu masengesho dufite impinduka mu mitima yacu. Nongera nari nkongeye kwibutsa ngo gufata Imana ni iby'ingenzi. Nongera nkubwira ngo uzaba ukomereza mu bihe byiza, gusenga no gukomeza ibihe byiza njyewe n'Imana twari dufitanye. Haleluya. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 4:7 haravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Iherezo rya byose riri bugufi. Reka wenda aka gace ntitukiteho kuko iyo tukavuze abantu bagira ngo imperuka irabaye, ako n'ubundi yarabaye pepepepe. Ni ibihe bya nyuma. Nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Haleluya. Mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Kwirinda ibisindisha harimo iby'inzoga. Bibiliya ijambo ry'Imana yaravuze ngo mwe gutegekwa n'inda. Umurongo urandakaza. Uzi kunanirwa kwiyiriza ko tuba twabaye imbata y'inda? Mwebwe ntabwo barakaza. Uzi gutegekwa n'ubugari, ugategekwa n'umuceri n'akawunga. Ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Umuntu ashobora gusindishwa na televiziyo, agasinda umupira, agasinda chat yo kuri bya bindi byose ducatingaho, agasinda ibyo byose, yabuze ubwenge, yasinze, bijyanze bikunze umwete wo gusenga ntabwo uri buzi. Hari ibintu bica ukubiri. Iyo ngize ubwenge ngabanya isindwe n'ibinsindisha byose, hanyuma icyo gihe umwete wo gusenga utangira kuza muri njyewe. Haleluya. Gusenga biratozwa. Gusenga iyo tuvuga ngo haguruka, pfukama, genda, no kugira ngo uyu mubiri unebwa uve mu bunebwe, ureke kunebwa, utozwa gukurikira icyo umwuka arimo avuga. Nta kintu na kimwe kubera kizasimbura gusenga, nta na kimwe. Twagiye twihimbira ibintu by'ibihimbano byazanywe n'intege nkeya byitwa ngo kuririmba no gusenga kabiri. Ngiyo sirimbye mbasenzi, iyo usirimbye ubusirimbye, niyo usenze ubusenzi. Turacyakundana? Ushobora gusirimba usenga ariko nasanze kenshi biba birimo kurangara. Haleluya. Nyago natutse igisirimba cyane ko ntazi no gusirimba utagira ngo ari icyo mpfa nacyo. Haleluya. Ariko iyo twasenze biragaragara. Mose yazamutse umusozi amanuka afite kurabagirana mu maso. Iyo twasenze bimeze nka vidanje, ubu rutanse bugenda bugabanuka, ubu kamere n'ubuntu n'ubupfapfa bugenda bugabanuka iyo natindanye n'Imana. Urukundo ruke rugenda rugabanuka, utuntu tundimo tudasa na Yesu tugenda tugabanuka. Niba gusirimba bigabanya mwibizo bikakuzamo Yesu, Imana ishimwe. Haleluya. Ikindi gusenga n'ubusabane. Ubusabane buvukira mu kumenya uvugana nawe, ubusabane buzanwa n'ubucuti, ubusabane buzanwa no gutindana nawe. Icyo gihe amagambo yo kuvuga ubwiza bwe no kumubwira akaba atagicika kuko turaziranye. Imana itugirire neza. Ibindi Imana bivuga Mwuka Wera yubaka igicaniro mu mitima yacu kugira ngo kitazongera kuzima. Haleluya. Gusenga kuduhesha kumva, kandi kumva kuzirikanye no kwizera. Haleluya. Kuduhesha kandi kumvwa n'ijuru.
amen. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 18 7 kugeza kuri 7 haravuga ngo ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na ninjoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Haleluya, amen. Mana yacu tugire neza. Murabizi hagati harimo wa mugani uko yigishije abigishwa be gusenga avugiye kuri wa mucamanza ukiranirwa. Umukozi w'Imana Jean Jacques yamuvuzeho ubushize, nizeye ko mwafashijwe kuko narafashijwe aho narindi. Haleluya. Kandi Imana ibaha umugisha abakozi b'Imana babanye natwe, yaba Pastor Jean Jacques na Pastor Desire, nibagiye ko bivuga, ariko Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na ninjoro, mbese yazirangarana? Nuvuga ngo gusenga kubyara ijwi ryumvwa mu ijuru. Ese Imana yarangarana abantu basenga ku manywa na ninjoro? Ntabwo yabarangarana. Yesu yatanze ruriya rugero avuga ngo niba umucamanza ukiranirwa yumva, ese Imana yo ntiyumva? Haleluya. Gusenga rero kuzaguhesha kumvwa, kandi gusenga kuzirikanye no kwizera. Ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Mu yandi magambo y'igicando cy'amasengesho kizimye no kwizera kwanjye kugenda gukamuka. Imana itugirire neza. Haleluya. Gusenga kandi kuzigisha umutima wacu guca bugufi, kuko hasenga udashoboye. Hari umuntu nyumvise? Hasenga udashoboye, ushobozwa na Kristo mu imbaraga. Nicyo gihe washyira amavi yawe hasi, kandi ufite ubwenge bwo gukora ibintu bigakoreka, ariko uzi ko ubwenge bwo mu ishuri budahagije, ariko uzi ko ubwenge bw'imigenzereze budahagije. Niyo mpamvu ushyira amavi hasi, kandi warize, kandi uri umuyobozi w'ikigo runaka simbizi, kandi ufite ibintu ushoboye mu isi banakwemera, ariko gushyira amavi hasi gusenga bigaragaza umutima uciye bugufi, uvuga ngo Yesu ndagushaka, nta kintu na kimwe nakwishoboza ntari kumwe nawe. Urugendo rw'agakiza sinarubasha ntagendanye nawe. Haleluya, amen. Gusenga kandi gukingura ijuru. Mu byakozwe n'intumwa 4:29 kugeza kuri 31. Byakozwe n'intumwa 4:29 kugeza kuri 31. Haravuga kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho. Intumwa za Yesu zari zivuye muri gereza, bari basenze, wa muntu arakira, abantu babuzuraho baba benshi, wa muntu cya kimuga cyari ku irembo ryitwa Ryiza. Hanyuma abantu barabahururira, barabafata, barabafunga n'ibindi bitandukanye. Hanyuma basohotse muri gereza bajya aho bagenzi babo bari, bajya gusenga. Iri rero ryari rimwe mu isengesho ryabo, barimo barasenga ngo kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo ngo bahagurukiye kubakangisha kutavuga mu izina rya Yesu. Ngo kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose, ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo gukize, gukore n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe wera Yesu. Bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuza umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Haleluya. Gusenga kuzanyeganyeza ijuru. Haleluya. Batarasenga ibintu ntibyabaye, ariko bamaze gusenga ngo bari haranyeganyega, barongera buzuza umwuka wera. Aba ni babaga baherukaga kubatizwa mu mwuka wera ku munsi wa Pentekote. Haleluya. Ariko barongera barasenga bavuga ngo Mwami Imana, twuzuza ubushizi bw'amanga, dore ibiturwanya n'ibitubuza kuvuga mu izina rya Yesu ni byinshi, ariko twuzuza ubushizi bw'amanga tubasha kuvuga mu izina ryawe, nawe wiramburira ukuboko kwawe ukize ukore. Ngo bakimara gusenga, aho bari haranyeganyega, hanyuma bose buzuza umwuka wera. Haleluya. Gusenga kuzanyeganyeza ijuru. Wirekeraho gusenga, wikwemera ko Satani agushuka. Nta kintu cy'umumaro nko gusenga. Dufite ibintu byinshi dukora by'umumaro pe, ariko nta cyasimbura gusenga. Reka bijye biba biza ari bikurikiraho, kugira neza, sociale, gusurana, reka bijye biza bikurikiraho, nabyo ni byiza, ariko uzabikora igihe kirekire nusenga. Kandi nudasenga uzagira igihe nabyo bigukamukemo. Wari ubizi? Imbaraga zashize mu muntu yumva nta mpamvu yo kujya kugirira abandi neza, ariko gusenga kuzatuma ibyiza washyizwemo n'Imana ukomeza kubikora mu myaka yose Imana izagutiza. Haleluya. Bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera. Hanyuma tujya gusenga, reka nkumara ubwoba kuko dufite umuntu usengana natwe.
nibaza ko muhazi mu Baroma 8:26 kugeza kuri 28. uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe ni udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagaye nk'uko yabigambiriye. uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira n'iminiho itavugwa. Reka duhaguruke dusenga inshuti z'Imana. Umwuka wera azaniha iminiho itavugwa, ariko yifuza kunihira muri wowe, yifuza kuvugira muri wowe, azi igitekerezo cya Data. Umwuka wera arenda kumera nk'umuntu wabivuga neza, kwa kundi umubebe ashobora kuvuga ngo bebe by'ababebe, umubyeyi atazi neza ibivugwa, umwuka wera abasha kubivuga neza. Iyo mbanjije ikidakwiriye n'ikidashyitse, umwuka wera avuga ati nyamara akwiriye ibi. Niyo mpamvu dufite ibintu ibihumbi twahawe tutabisengeye, kuko umwuka wera umufasha uruta abandi, yatuniha iminiho itavugwa. Ntabwo ineza y'Imana yose iri ku buzima bwawe ari uko wayisengeye, ariko hari umwinginzi uruta abandi. Hari ufasha abera mu rugendo, hari uwabanye na ba Petero, hari uwabanye n'intumwa ari kumwe natwe, hari uwahagurukije abanyantege nkeya muri twebwe akaduhindura abanyembaraga. Aracyariho, aracyari kumwe n'itorero, aracyatoza abantu bose bafite inyota. Niwe ukorera umurimo w'Imana muri twebwe. Intwari zo kwizera zose twumva zose zashobojwe n'umwuka wera, izo mu gihe cya kera n'izo mu gihe cyacu, n'aba twareba uburyo babanye n'Imana tukabona ni byiza n'ibyo kwifuzwa, bose bashobojwe n'umwuka wera. Arahari kugira ngo agushoboze, arakuzi mu izina. Yumva gusenga kwawe, ugiye kubwira Imana ngo ubake igicaniro cy'amasengesho mu mutima wanjye, igicaniro kitakizima, hatse umuriro wawe. Ibihe byanjye byiza byo gusenga natakaje, ndagusaba mwuka wera kugira ngo bigarure, umubwize ukuri. Mubwire ngo twadusengesha duhita dushira, ndaje ngo wongere unyubake. Mubwire ngo simfite imbaraga z'umwuka wera, ndaje ngo wongere unyuzuze. Mubwire ngo ibyo nsoma muri Bibiliya bitandukanye nuko mbayeho, ndaje ngo wongere unyuzuze. Mubwire ngo nasengaga ntagifite inyo ntegereje, amarangamutima yanjye yarakonje, ndetse nanga kwengera kubabara kuko yababajwe. Ndagusenga ntakikwizeye, ndaje ngo wongere watse umuriro mu mutima wanjye, ndaje ngo wongere unyigishe kukwizera. Ndakwinginze ngo uzamure umutima wawe, ndakwinginze ngo ufungure akanwa kawe kuko uzi kuvuga. Nubwo waba ufite kutabasha kuvuga, ufite uko wavuga wenda gutandukanye n'ukonje, ariko uzi kuvuga, ufite umunwa. Imana yaguhaye ururimi kugira ngo uvugane nayo. Reka tuzamure imitima yacu, reka dufate kane kanya dusenge, tumusabe ngo yubake igicaniro cy'amasengesho. Ntabwo dushaka gusenga by'udutonyanga, gusenga uko twahuye n'abakanaka, umuriro uko waka kuko turi kumwe na kanaka, twaba turi twenyine. Gusenga kugakama, tukumirana, uburyo bw'agakiza bukadushiramo. Turaguhamagara uyu mugoroba w'Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimira kuri kumwe natwe. Mwuka wera uri kumwe natwe, uri kumwe natwe kugira ngo usengere muri twebwe, uri kumwe natwe kugira ngo unihire iminiho itavuga, unihire mu mitima y'abo bahungu n'abo bakobwa. Uri kumwe natwe kuri iki gicaniro, waraduhamagaye ngo dusuke gusenga kwacu hano hano, waraduhamagaye kugira ngo Mwami ukorere muri twebwe, waraduhamagaye nyagora ku ngoma kugira ngo amasengesho yacu nazamuka ahumura imbere yawe Mwami, aje kuri cya gitereko Mwami w'abami, cya kindi cy'izahabu. Imbere yawe hajya amasengesho y'abera. Uwiteka Mana Nyiringabo, waraduhamagaye kuko iteka wifuza gukora mu isi, wifuza gukorana n'umuntu Mwami w'abami. Turi hano abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo ukorane natwe, turi hano abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo usengere muri twebwe. Ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ngo yari umuntu umeze nkatwe, ngo ariko asaba cyane, asenga cyane, avuga ngo imvura ntigwe, ngo imvura imara imyaka 3 n'igice itagwa, ngo nyamara yari umuntu umeze nkatwe. Ngo arongera arasenga kugira ngo imvura igwe, imvura irongera iragwa. Ndasenze Mwami w'abami, ngo igicaniro cy'amasengesho cyongere cyake mu mitima yacu. Reka ishimwe ryakamutse ryongere rigaruke. Dufite impamvu ibihumbi zo gushima. Umwanzi yafunze amaso yacu, akora ku maso yacu kugira ngo tubone amaganya gusa, tubone ibituriza gusa, ntitubone ishimwe. Ariko dufite amashimwe, utarimo kuha abana icyo ashaka, utarimo kurya icyo ashaka, ariko byibuze ararya. Ayiwe utarimo kaza ashaka, ariko byibuze ariho.
ayiwa dufite impamvu ibihumbi, dufite impamvu ibihumbi urimo kurizwa n'umugabo n'umugabo badakijijwe ariko byibuze urwo rugorana rufite Uwiteka Mana Nyiringabo, urimo kurizwa n'urubyaro ariko byibuze yarashatse, urimo kurizwa no gushaka ariko byibuze ariho afite ibyiyumviro bizima bitekereza gushaka. Dufite impamvu ibihumbi zo gushima Mwami w'aba, dufite impamvu ibihumbi. Reka igicaniro cy'amashimwe cyongera kigurumane mu mutima we, aricyo uzasukaho imbaraga zawe, aricyo uzasukaho gukora kwawe. Reka icyizere twatakaje cyongera kigaruke uyu mugoroba, cyongera kigaruke. Uri Imana yumva, uri Imana yumva, ntabwo uri bayari, ntabwo uri umugizi wa nabi. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ko ndi mubi nkamenya guha abana banjye byiza, nari yitegereje sanga nifuriza abana banjye byiza, sanga ibyo ashobora kubaha byose ndabibaha, ibyo nashoboye mbabazwa nuko ntabibonye. Kandi njyewe ndi mubi Mwami w'abantu, kandi ngira iminsi yo guhindagurika, kandi ni umuntu uhinduka nk'igicu. Nankaswe ibaze ko twavuze kutatwitayeho, ibaze ko twavuze kutitaye ku gusenga kwacu. Utubabarire Mwami w'abantu, turagarutse uyu mugoroba, turagarutse Mwami w'abantu. Ibaze ko twibwiye ko turi beza ku bana bacu kuruta wowe. Turagarutse mukunzi mwiza, nasenze kugira ngo imbaraga z'amasengesho, igicaniro cy'amasengesho cyongere cyake mu mutima w'umukobwa wagitakaje, cyongere gisanwe mu mutima w'umuhungu wagitakaje mu izina ryawe Yesu. Kuri icyo gicaniro niho uzabyukiriza impano, kuri icyo gicaniro niho uzabyukiriza ministry zigurumana zaka umuriro wawe, ayiwe zikorerwaho n'ijuru. Reka ntiwemere ko kizima, ongera watse, ongera watse, ongera ukore ku maso yo mu mwuka, ongera ukore ku maso yo mu mwuka. Akubone Mwami w'abantu, muri kiriya kibazo akubone, muri iyo ngorane akubone, yongera akubone Mwami w'abantu. Amaso yongera kwizere, umutima wongera kunyoterwe, reka yongera kumbure kuzura umwuka wera. Dore yatakaje inyota, yatakaje inyota yo gushaka iby'umwuka. Ongera wubake Mwami w'abantu, ongera wubake Mwami w'abantu, ongera wubake mwuka wera, mwuka wera ubaka igicaniro, ubaka Mwami. Ongera ugarura inyota, ongera ugarura inyota, ongera ugarura inyota, ongera ugarura inyota, ongera ugarura inyota yatakaye, 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 ongera ugarura inyota yatakaye. Ntitugikumbura impano z'umwuka, ongera ugarura inyota yatakaye. Nizo dukumbura, nizo kudukiza abantu ngo tubone twava imbere yabo, ayiwo ngo tudakorwa n'isoni duhagaze imbere yabo. Ongera ugarura inyota, inyota y'iby'umwuka, inyota y'iby'umwuka, inyota y'impano z'ukuri, impano z'ukuri, ubuhanuzi bw'ukuri, gusobanura indimi by'ukuri. Ongera ugarura inyota y'iby'umwuka. Dore n'abahungu bagikumbura iby'umwuka, dore n'abantu batoya bakibikumbura. Ongera ugarura inyota Mwami, ongera ugarura inyota, ongera ugarura inyota, ongera ugarura inyota yo kukubona, yo kumva ijwi ryawe, yo kumva ijwi ryawe. Dore twakunze amajwi y'abantu, amajwi y'abavuga ubutumwa dukunda, amajwi y'abavuga ubutumwa dufana, twayakunze kuruta ijwi ryawe. Niyo mpamvu twatindana nabo ariko ntidutindane nawe. Ayiwa dutabare, dutabare ko twakunze abantu kurutsa wowe Mwami w'abantu. Ntitubasha gupfukama turi twenyine, ntitubasha kwiherera turi twenyine. Ayiwe amashimwe y'abantu yaraturyoheye kuruta yawe nyagora ku ngoma. Tugarukeho, tugarukeho, tugarukeho. Hagurutse ingabo kuri iki gicaniro, hagurutse ingabo kuri iki gicaniro, hagurutse ingabo Mwami w'abantu, ingabo zidategwa, ingabo zidategwa. Ayiwe kora umurimo mu mitima yacu. Nasomye ijambo ryo rirambwira ngo amatabaza ahumbaguza, amatabaza azimatana, wowe ntabwo yazimya. Ngo n'urubingo rusadutse ntabwo ruvuna. Nizo mbabazi zawe, nibwo buntu bwawe, ni kuri utandukanye natwe. Twebwe duhutaza ibitagira intege nke, duhutaza ibinyantege nkeya. Ibinyantege nke ntitwifuza kugendana nabyo, tuba twifuza ko byigiraho tubigatambuka. Ariko umwihariko wowe uri Imana y'imbabazi,
urumuri rucumba ntabwo uruzimya, urubingo rusadutse ntabwo uruvuna, amaboko atenebutse ntabwo uyamanura ahubwo urayazamura, amavi asukumye ntabwo uyasunika ahubwo urayakomeza. Uko ni kuri, uri umutunzi w'imbabazi, uri umugizi wa neza, ubaka igicaniro kitakizima. Muzamure mu bundi bwiru, muzamure mu bundi bwiru, asogongera ku munezero w'agakiza. Muzamure mu bundi bwiru. Oh, ijwi ryawe, yumva ijwi ryawe, ijwi ryawe riraruta amajwi yose twigeze kumva. Ijwi ryawe riraruta amajwi y'abadukunda, riraruta amajwi y'abagabo beza n'abagore beza n'abafiyanse. Mbega uburyo dutegereza telefoni zabo turyohewe, mbega uburyo SMS tubwira ko badukunda tuziryoherwa. Ariko ijwi ryawe ese yari kumbura gute atararyumva? Mwumvishe ijwi ryawe, mwumvishe ijwi ryawe aryamye ari mu nzozi, mwumvishe ijwi ryawe mu ntege nke yapfukamye imbere y'igitanda cye, mwumvishe ijwi ryawe ashyize amavi hasi aguhamagara mu ntege nke ya Mwami. Muhe ibimutera inkunga, muhe ibimwigeza imbere, muhe ibimutera inkunga, muhe ibimubwira kuvuga. Ayiwe yatinda uri gute atarakwiyumvira ku giti cye. Mwumvishe ijwi ryawe bimutera kutava uri. Mwumvishe ijwi ryawe Mwami, mwumvishe ijwi ryawe, mwumvishe ijwi ryawe Mwami. Musange mu nzozi, musanze apfukamye ku gitanda cye, musange ari wenyine. Mwami ntabwo azi kuvuga, ntabwo azi kuvuga. Niyo mpamvu atanyoterwa no gutindana nawe, niyo mpamvu ibiganiro by'abandi biryoha kuruta gutindana nawe. Ariko wasogongeye ku mvugo yawe, wasogongeye ku mvugo yawe. Ahora yihuta ava aho abantu bari kugira ngo yiherane nawe. Ijwi ryawe riruta amajwi yose, kubona mu maso hawe biruta ubundi bwiza bwose bwo ku isi twigeze kubona. Uruhanga rwawe ni rwiza, muhe kubona ku bwiza bwawe. Wabubonye ntiyongeye kugira ikindi kintu cy'isi yakumbura. Mwami muhe kubona ku bwiza bwawe, mu nyota afite, mu ntambwe ntoya yateye akaza hano Nyaguhora kuguma. Reka ubibare nk'umutima ugushaka, reka ubibare nk'umutima ugushaka. Yaje asiganwa Mwami w'abami muri uyu mugoroba ndetse no muri iyi mvura. Reka ubibare nk'umutima ugushaka, maze ugira ikintu ukora Mwami w'abami. Umuhamagare mu izina rye ku giti cye, umuhamagare mu izina rye ku giti cye, ku giti cye, ku giti cye. Uri Imana ivuga n'igihe mu isi haba hari urusaku rwinshi. Wavugishe Samweli ari umwana mutoya mu ihema batakikumva. Mana ya Isiraheli barayiteye umugongo, ariko wavuganye n'umwana. Uracyavuga nubwo igihe gikakaye, uracyavuga nubwo igihe gisa gitya. Muvugisha inshuti nziza, muvugisha kwiyumvire, bizamubera imbaraga, bizamubera imbaraga, bizamubera imbaraga. Reka usuke ibyifuzo byawe imbere y'Imana, bimubwire nk'uko biri. Si ngombwa gusenge nkanjye, mubwire ibiruhije umutima wawe n'ibyagukamuyemo kwizera. Ngero bimubwire, mubwire ngo ubabajwe n'iki n'iki. Papa uri inshuti nziza. Birababaza iyo umuntu afite ibintu bikojeje isoni runaka biri ku buzima bwe. Birababaza Mwami, hari ibibazo byabaye nka etikete, byabaye nk'izina twitirirwa. Umuntu amubona aturuka kure, ntagatandukanywa n'icyo kibazo. Mu miryango barabizi, mu nshuti barabizi, mu bakorana barabizi. Tuje kubiguturana by'uyu mugoroba, tuje kugutura isoni zose n'ikimwaro cyadukoze. Nkuzaniye isoni zadukoze, nkuzaniye ikimwaro cyadukoze. Ndabikuzaniye, nkuzaniye amarira abahungu bawe n'abakobwa bawe barize. Ndabikuzaniye, barizwa n'ikimwaro, barizwa n'isoni, barizwa no gutinda gutabarwa. Turabikuzaniye.
ibibaza ngo Imana yaciri hehe, tuje kubisiga ku birenge byawe uyu mugoroba, kuko tuzi kuri Imana yumva. Hajya habaho igihe cyo kuguranirwa. Igihe kimwe Yosefu waramuguraniye, inzozi zihinduka impamo. Ngo bene wabo bageze muri Egiputa, basanze ari umugabo ufite icyubahiro cyinshi cyinshi, baramuyoberwa, ntibamenye ko ari ka gasore k'iwabo kajyaga karota inzozi zisa nk'izidafite gahunda. Bagiye kubwira se, baravuga ngo twasanze umugabo w'icyubahiro cyinshi muri Egiputa, ngo ategeka Egiputa cyose. Uri Imana ijya igurana, guranira uyu muhungu n'uyu mukobwa, mwinjize mu bihe byo kuguranirwa. Uri Imana yaguraniye Sara, aravuga ngo bazabyumva bose bazasekana nanjye, ngo ninde warabwiye Aburahamu ko nzamubyarira umwana w'umuhungu maze gusaza mu busaza no mu bukecuru bwacu. Igihe kimwe wasekeje abatambyi, ababyeyi ba Yohana Umubatiza batakibitegereje. Uri Imana ijya inyuranye ibihe, ntabwo mfite isoni zo kukuvuga kuri Imana inyuranye ibihe. Wanyuranye ibihe ku buzima bw'uyu muhungu n'umukobwa, wamuremera amashimwe n'ubuhamya, wakora isoni ikimwaro ku buzima bwe. Urabishoboye kandi urabishaka. Bataragera i Kanani, ntabwo bishwe n'inzara mu butayu, wabahaye umwana, wabakuriye amazi mu gitare. Hari abana bawe bafite aho bagana kubw'imihamagaro iri ku buzima bwabo, kubw'ibyo wifuza kuzakorana nabo, uko niko ukora. Ariko bahe impano y'ibyo kurya, impano yo gukundwa, impano yo kumva ijwi ryawe, impano yo kubwirwa ko batasaze, ko batataye umurongo. Hari igihe ujya uvuga hagati mu butayu, umuntu adaheruka ijwi ryawe, wavuga bikatubera inkomezi. Hagati umuntu atareba imbere n'inyuma, mwumvishe ijwi ryawe, amenye ko atasaze, amenye ko atari ibyo yibwiye, amenye ko atari ibyo yihimbiye. Inzira zawe zirenze izacu, imikorere yawe irenze iyacu. Ngo mwike iburasirazuba hitaruye iburengerazuba, niko inzira zawe zisumba izacu. Hari ibyo tutumva. Uyu munsi sinakumva impamvu Yosefu yagomba guca muri gereza. Uyu munsi sinakumva impamvu Yosefu yagombaga kubeshyerwa. Uyu munsi sinakumva impamvu bagombaga kumugurisha, kuko mu bushobozi bwanjye buke n'ubumenyi bwanjye bukeya, numva wari buterure Yosefu mu nzozi ukamwicaza muri Egiputa agatwara. Aho niho tugarukiriza kukumenya, aho niho ubwenge bwacu bugera. Hari ibintu byinshi uzakorana natwe tutazigera twumva impamvu zabyo, ariko duhe kukubona n'igihe tutabyumva, duha amaso yacu kukubona n'igihe tutazi impamvu yabyo. Ntabwo nakumva impamvu Aburahamu yarindaga kubyara uko ashaje. Ntabwo nakumva impamvu byasabaga ko umwana wawe agomba gupfa kugira ngo dukire, kuko nzi kuri Imana ishobora byose. Ngo ni ku bumenyi bwanjye naho bugarukira umwana, ariko icyo nzi, uri Imana yo kwizerwa. Urizerwa mbyumva, urizerwa ntabyumva, urizerwa mbizi, urizerwa ntabizi. Ufite abahungu n'abakobwa, uzagirana nabo kure, uzakoresha ibihamba, ariko ntitubizi. Ubumenyi bwacu ni bugufi, kwizera kwacu ni kugufi, imirebere yacu ni migufi. Twibaza impamvu byaca mu mibabaro, tukibaza impamvu byatinda, tukibaza impamvu ntibibuza gusohoza imigambi yawe. Uyu mugoroba ongera ucishe kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bwe, gira umuremero ubuhamya bushya. Dufite ubuhamya ni koko, ariko twarabuvuze, ubu tubana barabizi.
twarabivuze, turashaka ubuhamya bushya, turashaka andi mashimwe mashya, turashaka kwinjirana nawe mu bindi byumba by'ubwiru bwawe. Dukingurire ijoro tukubone, twuzuze umwuka wawe wera, twuzuze ubumana, twuzure Kristo, tuse nawe. Uratinya, turavuga ngo tuzakora ibirenze ibyo wakoze, kuko ujya kwa data wabivuze ntibisibike muri Bibiliya, nuko waruzi ko bishoboka. Reka uyu mugoroba tumaremo intege nke zose zatuma umurimo wawe utihuta muri twebwe. Maramo ubuswa, umaremo ubujiji, umaremo gukunda iby'isi, umaremo gukunda amashyi, umaremo gukunda amashimwe, umaremo kudandabiranywa n'iby'isi, umaremo ikintu cyose cyatuma udakora umurimo wawe uhambaye mu buzima bwanjye. Mara ibyo byose mu buzima bw'aba bahungu n'abakobwa, tumaremo urukundo rw'ibishira, tumaremo gukunda iwe, gukunda gusa neza, gukunda udukanzu n'utwenda n'utumodoka n'utuzu, tumaremo urukundo rwabyo kugira ngo tubashe kwigirana nawe imbere, kuko kubitunga tuzabitunga, ariko twe kubitunga bidufata, twe kubitunga bifata imitima yacu, twe kubitunga bifata umwanya munini, kandi umwanya munini ukwiriye kubamo wowe. Ayiwe, tumaremo udufaranga, reka udufaranga twe kugira umwanya munini, kandi tuzatunga amamiliyoni, kandi tuzubaka ubwami bwawe, kandi tuzakora iby'icyubahiro. None udufaranga duke turerwa kudukiranukamo, tumaremo urukundo rw'iby'isi, tumaremo kwizera amafaranga ari kuri konti zacu, akaba aribwo tuba secure, tukumva turatekanye kuko hari ubufaranga. Ayiwe, ayiwe, tumaremo kwizera imishahara ya nyuma y'ukwezi. Ayiwe, ibyiringiro byacu biriyo, naho biri, naho bigarukira. Nyamara isi yuzuye n'ibyawe, dore sekirite yacu iri mu butunzi dufite. Koko abantu bakumenye, abantu bakuzi, abantu bazi ko ushobora byose, abantu bazi ko watetse ibiryo mu ijuru ukagaburira ibihumbi by'abantu mu butayu, tukananirwa kukwizera. Turenze uru rwego, reka dufatanye gusenga dusaba Imana turenze uru rwego. Akazi ni keza, kugira amafaranga ni byiza, ariko ni urwego rugufi, rugufi kuba ibyiringiro by'umwana w'Imana bigarukira ku ngano y'umushahara we. Gukomera kwacu kukangana na konti yacu, gutakaza uburyohe bw'agakiza n'ibyiringiro byacu bikangana nuko nta mafaranga ahari. Reka dusabe Imana turenze aho hantu. Dukozwe n'isoni Mwami zo kuvuga ngo turakwiringira kandi twiringira amafaranga ari muri konti. Dukozwe n'isoni zo kunanirwa kukwiringira kuko twabonye agenda agabanuka agashiramo, akagera muri minus, akagera muri mwe. Dukozwe n'isoni kandi tugufite nk'Imana ishobora byose. Isi n'ibiyuzuye n'ibyawe. Ndasenze ngo nyine abahungu bawe n'abakobwa bawe turenze urwego rugufi, urwego rw'ubuswa, urwego rwo kutizera, urwego rugufi uruturenze nyagora kongoma. Uko tukwita siko imitima yacu gufata, tukwita Imana ishobora byose, ariko twashyizeho imbago, twashyizeho utudomo, tugira ibintu runaka, turavuga ngo ibi byo byaranze. Tugarukeho Mwami w'abami. Ndagushimira kuri Imana yumva gusenga. Ndasenze gukomeza umurimo wo gusana igicaniro cy'amasengesho mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Reka duhinduke umuriro waka, umuriro ukongora. Aho tugeze hamere nk'uko wahageze, aho
aho tugeze dutembeshe ubuzima, aho tugeze dutembeshe imigezi yawe, aho tugeze tukujyane kuko wuzuye muri twebwe. Mu miryango yacu nibakuzi uko umuriro wawe utaka muri twebwe. Turi abantu bahinduka nk'igicu, tuba tuvuga ubwiza bwawe hano, mu kanya tugashira isoni, mu kanya tuvuga amagambo tajyanye nuko twakuvugaga. Mu kanya tukaganya nkuko baganya, mu kanya tukakubura tukakuyoberwa nkuko batakuzi. Bya bisi badashobora guhabwa natwe tukasa nkabo. Ngwino wuzure ubuzima bwacu. Urakoze ko hari icyo ukoze mu mitima yacu. Urakoze kurimo gusana igicaniro cy'amasengesho kitakizima, umunezero w'agakiza utagikama. Urakoze kuri butwumvise ijwi ryawe abatararyumva, kugira ngo bamenye ko utari igipindi. Urakoze kuri butwongerera inyota yo kugushaka no gutindana nawe. Ndagushimira Mwuka Wera ko wabanye natwe. Ndagushimira ko watuzanye tukaba mu banyamugisha babaye kuri iki gicaniro. Umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe batwajije mu gihe cy'imvura, bagatwarana bava mu mirimo. Ubaha umugisha kandi ubagwiriza imbaraga igitondo n'umugoroba. Umugisha abana bawe bakora imirimo itandukanye hano, iyo tuzi niyo tutazi, iyo duha agaciro niyo twebwe tutamenya agaciro kayo. Wibahera umugisha, komeza utuvomerere, komeza utwuzure. Duhesheje umugisha igihugu cyacu. Reka amavi y'Abanyarwanda gupfukamire, rimiza Abanyarwanda azaturekura umwami. Udukize kugusuzugura, dukize ubwirasi no kwiyemera, dukize kugutera umugongo, dukize kwibwira ko dufite imbaraga zitagukeneye. Dukize kuva ku muturage wo hasi kugera muri ofisi zo hejuru zifata ibyemezo. Ubu umwami w'iki gihugu, duhe kuguhagarara nk'uko bikwiriye, twebwe abitiriwe izina ryawe. Tubabarire aho tugutukisha, duhe gusa nawe kugira ngo tuguhagararire neza. Urakoze kumvise gusenga kose twasengeye imbere yawe, tuguhaye icyubahiro. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mane baho umugisha, bagire neza. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo. Murakoze gusenga. Naho kuwa mbere muzabyibuke abaduhaye amanimero yanyu tuzongera tubibutse kuri SMS.